Okay guys, muri iyi video ngiye kukwereka akantu kamwe ugiye gufunga kuri WhatsApp yawe, ukaba uhaye uburenganzira telefone yawe bwo kutazongera kuzuzwa ni buri kintu kimwe cyose kivuye kuri WhatsApp. Iyi ni setting imwe rero ugiye gukora igatuma urafata amafoto, ama audio, ama document cyangwa se andi mafayilo yose yavaga kuri WhatsApp ugatuma atazagusubira muri telefone. Ni ikibazo duhuriyeho, ndabizi nawe iki kibazo uragifite kandi data zawe zabigenderagamo. Rero icyo ngusaba ni ukora subscribe ndetse ukarayikinga iyi video, noneho reka dukomeze mbereke uburyo ugiye gutuma WhatsApp itazongera kumarira data zawe. Rero icyo urasabwa uraza winjire muri WhatsApp yawe. Rero nugira muri WhatsApp yawe, urabona twebwe hano turi ku ma page, uraza ukande hano hari utudomo dutatu. Ukande hano hari utudomo dutatu. Nukanda utudomo dutatu rero uraza ukande muri setting, abarundi bavuga ngo ni parameter. Setting dukandeho. Rero urabona ko muri setting ya WhatsApp harimo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo meta verified, harimo account privacy, by'umwihariko ama setting yose ya WhatsApp ukenera kugira ngo ube wasettinga WhatsApp yawe. We rero ikintu uraza ukore, uraza umanuka ahangaha uhitemo ahantu handitse storage and data, ububiko ndetse n'amakuru. Hano rero bari kubona ko hariho akantu ka network usage and auto download. Rero muri storage and data nuhagera urabona ko storage yacu ya WhatsApp hano bari kutubwira ko ifite storage y'166 MB. Hano bakakwereka network usage 180 na kangahe. Hano bakakwereka guhitamo gukoresha data mu gihe uri gukoresha voice call cyangwa se video call. Noneho hano bakakwereka ngo media upload quality, akanakoreka nkababwireho rero. Ahangaha ni uburyo uhereza uburenganzira setting za WhatsApp, ukayibwira ati ngewe ibintu nzajya na uploadinga nshaka ko bizaba biri muri high definition cyangwa se high quality yo hasi. Akangaka rero nako wagakoresha kugira ngo ikintu cyose wa uploadinze kizaye kigenda kigere ku muntu gihaye gifite HD cyangwa gifite karite yo hejuru. Ariko ibi ngibi rero ntabwo ari byo byatuzinduye, reka mbereke uburyo ugiye guhagarika ibintu byakumereraga internet yawe igihe uri kuri WhatsApp ndetse bikanakuzuriza telefone. Tudatinze rero uraza ukirike aha hantu handitse ngo when connected to Wi-Fi. Ahangaha noneho hano uri kubona ngo reka nze mbisobanure neza. Hano bari kukwereka ngo when connected on Wi-Fi, photo, audio, video and document. Ibi ngibi ni cya gihe uzafungura telefone yawe ukabona ibintu byuje telefone yawe wari uri kuri WhatsApp. Igihe rero hano waremeje ko izi setting zose igihe uzaba uri kuri Wi-Fi cyangwa se ufiteho data kuri telefone yawe zizaza zikajya muri telefone yawe, urumva ko data zawe zizaba ziri gushira bitewe na MB zizaba zifite. Rero ibi bintu nuza akangaka ukagakuraho, n'iyi audio ukayikuraho, n'iyi video ukayikuraho, n'izi document ukazikuraho, bisobanuye ko igihe uzajya ujya kuri Wi-Fi cyangwa uzaba ufite mobile data zawe nta na kimwe kizakijya muri telefone yawe. Rero data zawe zizasugira n'umwanya wa telefone yawe, ntago uzongera kujya uyoberwa iyo wagiye cyangwa ngo ubone iri kuzura hagiyemo ibintu utazi iyo byavuye. Rero wabishaka uzaza uhita ukanda ahangaha, ukande hano okay, twebwe tube turabyemeje. Noneho twebwe turavuze ngo nta kintu dushaka ko igihe tuzaba turi kuri internet kizajya kisevinga kuri telefone zacu, ndetse nta n'icyo dushaka ko kizajya kidownloadinga kuri telefone yacu. Rero iyi video ibaye igufashije wayikorera share ku bandi bantu b'inshuti zawe zibayikeneye, ariko mbere na mbere nagusaba ukarayikinga iyi video ndetse ugakanda subscribe niba utarayikora, ndetse nkakwibutsa no gufungura inzogera. Ciao ciao.